Tubahaye ikaze nanone, this is Inyarwanda Cinema, ni wa mukobwa wa MC Nicky, nkuko mumenyereye ni The Girl Stock. Uyu munsi ni njye gusa, uyu munsi turi bubane mugenzi wanjye Pasibu ntabwo yabashije kuboneka. Hanyuma uyu munsi ikintu tugiye kuganiraho cyangwa se ikintu twaba tugiye kuganira, tugiye no twese kuvuga muri rusange, cyangwa se njye nkavuga uko mbyumva nawe ukaza kuvuga uko byumva muri comment hasi. Ni inkuru ya Bruce Melody yaje kugaragara, yatunguye benshi, yababaje abafana biwe cyangwa se abantu bose bamukurikiranaga. Twese natwe yadutunguye muri make. Bruce Melody twe tuzi ko ari umubaba ufite abana, ushobora kuba afite n'umugore, gusa nanone ntabwo byari bizwi neza kubera ko yajyaga postinga abana gusa, ahubwo tukibaza kuko yajyaga postinga umugore. So ikintu cyaje kugaragara rero, yaje kugaragara mu mashusho atandukanye ari kumwe n'umugore cyangwa se n'umudame cyangwa se n'umukobwa w'umuzungu. Hanyuma basa nkaho bari mu rukundo basomana, mbese ureba ko mbese hari urukundo ruri hagati yabo. Hanyuma tukibaza umugore w'umubyara rero ari abana, mbese byitwa ari umugore we, bimeze gute? Baba baratandukanye cyangwa yamucinye inyuma? Ariko nabyo ntabwo twabihagararaho neza kubera ko yajyaga postinga abana, umugore ntamwerekane. Hamwe twabishingira yuko wenda ushobora kuba baratandukanye cyangwa se atanamukeneye kumwerekana, akaba ari nayo mpamvu yerekanye uriya muzungu, akaba icyo kintu twashingiraho. Ikindi cyagaragaye cyangwa se byumvikanywe ngo ni uko igihe yajyaga mu Burundi agafungwa, ko ari ibintu ubwe yari yateguye kugira ngo aze kubona ukuntu agurisha amatike, dore ko ngo yari yabuze n'abantu baza kwitabira kiriya gitaramo cye. So abikora nka blank cyangwa se we arabyipangira ubwe, arifungisha kugira ngo aze kubona ukuntu acuruza amatike. Hanyuma ikindi, uyu mukobwa wagaragaye cyane bari kumwe, cyangwa se uyu mutegarugori w'umuzungu wagaragaye cyane bari kumwe mu mavideo ngira ngo yagiye hanze abiri, yitwa Nakati, akaba ari umuhanzikazi aturuka Australia, ariko ubu ngubu arimo kubarizwa mu Rwanda, dore ko ngira ngo niba ntibeshye hari indirimbo arimo gukorana n'uyu muhanzi bagaragaranye, umuhanzi w'umunyarwanda Bruce Melody, barimo gukorana indirimbo, dore ko iyo ndirimbo yagiye ikorwaho n'aba producers, ariko nabashije kumenya ni producer Medbeat, niwe wayikozeho. Hanyuma ikindi cyagaragaye nuko Nakati, uyu nguyu uyu muhanzikazi wo muri Australia uri hano, usa nkaho ari mu munyenga w'urukundo na Bruce Melody, we na mama we biravugwa ko bafite label, nubwo ntaramenya neza, baravuga ko bafite label hano mu Rwanda yagiye isinyamo abahanzi basa nkaho banakomeye bari mu Rwanda hano. Icyo ntaramenya neza ni ibyo ngibyo, ni izina rya label, ariko nzi ko ibintu ni rumors ziri hano hanze, ariko birimo biravugwa ko Nakati na mama we bafite label mu Rwanda. Ngaye nguko rero ibya Nakati na Bruce Melody basa nkaho bari mu munyenga w'urukundo. Ikigaragara ntago banahuye gutyo gusa, bisa nkaho bamaranye igihe, dore ko no muri iyo video ya kabiri Bruce Melody abyivugira ati erega dore ko twamaze no kuba umuryango. Ngayo nguko rero ibya Bruce Melody na Nakati, umuzungukazi cyangwa se umunya Australia n'akazi uri mu Rwanda, ari nako wagaragaye usa nkaho ari mu munyenga w'urukundo na Bruce Melody. Nta kintu kitugaragariza ko uriya mugore twibwire twese tutazi n'isura yuko ari uwe, twese ubwo ndavuga uwo nguwo wamubyariye abana, kuko niba yaramubyariye abana anamukunda kameme yakabaye yaramupostinze, abantu bose bakaba bamuzi ko ari umugore wa Bruce Melody, ariko muri make tuzi abana ntabwo tuzi umugore, ubwo aho naho haba hari ikibazo. Hanyuma ikindi twakibaza ase kubera iki yanze kumupostinga, hanyuma aka kanya ari mu rukundo, kuko nibyo twabashije kubona bitari na plank. Wenda tureka kuvuga kuri iyo ngingo ya plank, bimwe mu bigenda bivugwa reka tureke kubivugaho, ahubwo se tuvuge kubera iki yaba yarapostinze uriya mugore hanyuma nta postinge umugore we bya nyabyo,
wamubyariye abana ahubwo agapostinga uriya muzungu. Ibyo nabyo byaba ari ikibazo. Reka ahubwo mwese muze gutanga ibitekerezo muri comment hasi kwa aho ngaho kuri Inyarwanda Cinema, mutange comment kwa nyuma tubashe kubisesengura umugani twumve n'ibitekerezo byanyu. Ari nako mbibutsa gukora subscribe ku Inyarwanda Cinema, like and comment, hanyuma ari nako muza gukomeza gukurikirana The Girls Talk cyangwa se ibikorwa bya Inyarwanda Cinema. Murakoze nakagaruka.